ikaze mu kiganiro Ineza kinyura kuri Danis TV mugezweho nanjye Ndahiro Clementine. Uyu munsi turaganira ku nsanganyamatsiko ikubiyemo ikibazo gikomeye ariko giteye amatsiko kuko kiratuma dutekereza cyane, hanyuma tugere ku gisubizo kiradufasha mu buzima bwa buri munsi. Ikibazo kiragira giti: ikintu kidashira uko gikoreshejwe kose ahubwo kigakomeza kwiyongera n'iki? Mbere y'uko uturebera hamwe igisubizo, ndagira ngo utange igisubizo cyawe muri komenti. Icya mbere, kwitekerezaho. Iyo umuntu abajijwe iki kibazo icya mbere ahita atekereza ku bintu by'umubiri cyangwa ibyo tubona n'amaso. Dushobora gutekereza ku biribwa, ku mafaranga, ku mutungo cyangwa ku bintu dukoresha buri munsi. Ariko se ibyo byose iyo tubikoresheje birashira cyangwa ntibihere? Iyo ufunze amafaranga cyangwa iyo utunze amafaranga ukayakoresha arashira. Iyo ufite amazi mu kintu ugakomeza kuyasuka arashira. Iyo ufite ibiribwa uko ubirya niko bigabanuka, ariko hari ikintu cyihariye kitagabanuka ahubwo cyiyongera uko tugikoresha. Icya mbere, icyo kintu ni ubwenge n'ubumenyi. Kabiri, ubwenge nk'umutungo udashira. Ubwenge ni impano Imana yahaye umuntu, bugatuma ashobora gutekereza, guhanga udushya, gukemura ibibazo no gukora ibintu bitandukanye. Iyo ufashe ubwenge cyangwa ubumenyi ufite ukabushyira mu bikorwa ntabwo bugabanuka ahubwo buriyongera. Iyo wigishije mugenzi wawe icyo uzi, ntabwo ibyo wari uzi bigabanuka ahubwo bigufasha kwisobanukirwa kurushaho. Nicyo gituma abantu bavuga ngo uwigisha abandi arushaho gusobanukirwa neza. Iyo ukoresheje ubwenge mu guhanga, bwo burakura bugashaka kwaguka. Uko ugerageza gukora ibintu byinshi niko uhabwa imbaraga zo gushaka ibisubizo bishya. Ubwenge ni nk'urumuri. Iyo usangiye n'abandi ntiburira ku ruhande rwawe ahubwo burushaho kumurika kose. Ubwenge ni ubuzima bwa buri munsi. Ingingo ya gatatu, hari ibintu byinshi umuntu mu buzima bigaragaza ko ubwenge aricyo kintu kidashira. Mu muryango, iyo umubyeyi afashe igihe cyo kwigisha umwana we, ntacyo atakaza ahubwo yongera kuganira, kwiyibutsa ibyo azi, ndetse umwana nawe akazamura ubwenge bwe. Mu kazi, ukoresheje ubwenge bwawe mu gukora neza uba wongera amahirwe yawe yo kugirirwa icyizere, gukura mu mwuga no kwegera intsinzi. Mu mibereho rusange, iyo usangiye ubumenyi n'abandi bigufasha kugira inshuti, kubaka icyubahiro ndetse n'izina ryiza mu muryango mugari. Ingingo ya kane, ubwenge ni ijambo mu ijambo ry'Imana. Bibiliya ntabwo igaragaza akamaro k'ubwenge n'ubumenyi. Mu Migani 4:7 handitswe ngo ubwenge nibwo bw'ibanze. Nuko rero jya ugerageza kugira ubwenge, kandi ibyo byose ubonye jya wongeraho nicyo gisobanukirwa. Aha hatwereka ko ubwenge ari umusingi w'ubuzima. Iyo umuntu yizeye Imana akayisaba ubwenge, arakuzwa kandi ibyo akora bigira umumaro. Yakobo nawe yaje avuga igice cya 1:5, naho haravuga ngo niba hari uburo ubwenge muri bwe, abusaba Imana itanga ku bantu bose itishama kandi itanyaga, azabuhabwa. Aha turabona ko ubwenge buratangwa kandi iyo bukoreshejwe neza buriyongera aho kugabanuka. 5, ubwenge ni nk'umusemburo w'iterambere. Ubwenge butuma ibihugu, imiryango n'abantu bateye imbere. Reka uko ikoranabuhanga ryazamuye isi, telefone, mudasobwa, indege, imiti, byose byavuye mu gukoresha ubwenge. Iyo
bwakoreshejwe ntabwo bwashira, ahubwo bwakomeje kugera ku rundi rwego. Abahanga bavuga ko umuntu ukoresha ubwenge bwe nk'imitsi y'umubiri, iyo ubyitoje cyane burushaho gukomera, iyo bidakoreshwa bigapfa ubusa. Bivuze ko ubwenge ni impano ikomeza kwiyongera uko ukoresha ibitekerezo. 6. Ingaruka zo kudasangira ubwenge. Iyo umuntu atabashije gusangira cyangwa gukoresha ubwenge afite, bimugiraho ingaruka. Abura inshuti n'imikoranire myiza kuko ntacyo agenera abandi. Ibyo azi bigenda bisaza ntibigire umumaro. Ntashobora gutera imbere abandi cyangwa igihugu cye. Kugira ubwenge ariko ntubukoreshe ni nko kugira isoko y'amazi ariko ntuyanywe, cyangwa ngo uyasome. Amazi aragenda akayoboka ariko atigeze icyo akumarira. Isomo dukura mu kibazo. Iyo dushubije ikibazo twibajije mu ntangiriro, igisubizo kiragaragaza neza ko ikintu kidashira uko tugikoresha kose, ahubwo kigakomeza kwiyongera n'ubwenge. Ubwenge ni umusemburo w'iterambere, ni urumuri rutazima, ni impano y'Imana idashira. Iyo tubisangiye tugenda turushaho gukura, tugafasha abandi ndetse natwe ubwacu tukarushaho kumenya byinshi. Umusozo w'iki kiganiro. Nshuti bavandimwe, mu buzima bwa buri munsi ntitutagomba kwibanda gusa ku bintu tubona bishira kandi bigabanuka kuko tubikoresha, ahubwo tugomba gushora mu bintu by'ingenzi kandi bidashira, ari by'ubwenge, ubumenyi n'ubushishozi. Ibyo ni byo bizatuma dukura abandi ndetse tugashimisha Imana. Soza mbibutsa amagambo yo mu Migani 16:16. Guhabwa ubwenge biruta guhabwa izahabu, no kugira ubushishozi kuruta guhabwa ifeza. Nuko rero nimukoreshe ubwenge, musangire n'abandi, kuko niko kuzatuma mukomeza kwiyongera. Murakoze kunyumva, ndabashimira igihe mwafashe. Nimwongere mutekereze kuri iki kibazo kandi mujye musangiza igisubizo cyanyu n'ibitekerezo. Imana ibahe umugisha. Mwari kumwe na Ndahiro Clementina kuri Denis TV.